Tangaza. Umva boss. Umva boss. Iteja. Isa. Yego. Mama akazi se boss. Ukeneye akazi? Ese akazi ubona wakora ni akahe? Akazi ko ariko kose ndagakora. Akazi ngiye ntanga, akazi nkora muri rusange. Ntabwo nkora n'abantu bafite ibitiyo rwose. Ubu se nk'akazi nkora, igitiyo ugenda nawe urabona byahurira he? Ngo akazi ko ariko kose nagakora. Ariko njyewe nkora mu biro. Iyo nkora rwose mu biro nta buryo nsa nabona akazi igitiyo ko ujye ubanza rero n'umuntu waka akazi ameze ate? Ntabwo waka usura icyo koko kuvurema. Reba uko nsa, urebe n'uko usa, reba ukuntu usa wagira ngo urakavura ivundi. Ibitiyo ibintu bimeze bityo ntese ubundi ntabwo byakunda. Ntese we nta kazi nabona naguha pe. Rwose ikomereze kuko akazi nkora nta hantu gahuriye n'ibitiyo n'uko nk'uko usa wajya ntujya unakaraba. Akazi kose ngewe wama nagakora boss kubera ko ibintu bimaze kurambirana kabisa. Akazi kose nagakora. Ngiye nkora akazi k'abantu bize k'abanyamashuri. Nawe urabibona. Rero ibintu by'ibiyede n'ukuntu usa ntabwo byakunda. Ese ubundi warize mbimenye? Nize amashuri 2 ya primaire. Nize amashuri 2 ya primaire mu wa mbere no mu wa kabiri. Rekeraho ngaho 2 niyo yatumye mpagarika. Wandebye. Reka nkubwize ukuri rero wayobye. Ugenda ushaka kandi ahantu wakura akazi ntabwo rwose. 2 fata ibitiyo nibyo bigukwiye kuko ntabwo wayobye uri muri kariyeri yawe aho ngaho. Uri muri kariyeri komereze wenda wahura n'abandi bakaba baku. Erega boss njye akazi ko ariko kose nagakora wama. Uba ufite n'imbwa ngewe wama akazi ko kujya nyuhagira nkayitekera nkayisiga amavuta nkanayiryamisha. No imbwa vurema. Nukora akazi kose nagakora. Wikirwa uvunika uretse no kuvuga ngo wayitekera. Wowe ibyo watetse n'imbwa yanjye niyaga. Ariko boss umva basi nkubwire. Ngewe wanama akazi nkajya nkubura ahantu hose utambutse nkana wakora cyashimwa uko ukomeza utoka cyaka handi ujya ukomeza ntuzabura neze mari. Ariko koko mugane w'ibyavuze ntabwo amashuri neza nyemerera kuba nabona akazi keza muri iki gihugu. Ubu nzabaho gute koko? Umuryango w'iwacu nta muntu warengeje primaire. Ubu buno buzima nzakomeza kubugumamo koko ma. Njya gushakisha ako namenyereye gukora. Abantu bize babayeho neza. Mu gihe njyewe bimaze kubicara. Mbasa. Nese musaza bimeze bite se mwana? Sawa. Shanda bona
umuntu aba yategetse byanze ufite imirongo se cyane mirongo nayo yabuze ndabona gufite igitiyo ngiye narinzwe wenda hari n'ahantu ufite gahunda ngo nanaguherekeze hafi rwose mirongo yabuze ese byibura hari ahantu hano hafi waba uzishansiye ngo tujye gushakisha turebe ko hari icyo batubaye ibindi yari hirya ureba uko bimeze none se mwana uri umusore se uri umusore ese n'ubundi kubona twariwe wakinewe waretse tukihuriza n'ubundi tukajya gushakira hano inyuma hari ahantu bandabuye ko harimo akazi tugende turebe ko hari ikintu bari butubwire ntaribi nyine hari inyuma hari ahantu hari agashansiye bari bandabuye n'iki ngo harimo akazi reka tugende turebe ukuntu bimeze tugende turebe rwose ko byabona cyane hariho kabisa tugende reba inzu nta kuntu umuntu yajyaho wenda akareba ko hari ikintu bamubwira se si haramera nk'ahandi hose sha reka ubu tuvugana turi gupima amahirwe wowe reka tugende turebe icyo bose babatubwira abantu barubaka kandi urabona iyi nzira iracyariho icyubakwa kandi gifite gahunda abona umuntu arakoze igihe kinini pe ndi kubona bose wabose wajya kumubaza amani nyine reka dutigite turebe ko hari icyo biri butange aduhakane cyangwa twemerere dukomeze abantu barubaka katubaze twumve nta mwiriwe neza boss mwiriwe neza ko twe tuje gusaba akazi ko gukora iki akazi k'ubuyede gutunda amatafari gutwara imicanga no gutunda sima duhereza abafundi urabona wowe wagashobora boss aka kazi tugafitemo experience twagakora kandi turanagashobora mwakoze hehe twakoze ahantu henshi hatandukanye hehe mwakoreye iyihe kampani mugure kampani mwakoreye ngiye nkoresha abakozi bari muri kampani yanjye mwebwe kampani mwakoreye ni iyihe boss na kampani twakoreye tugenda dusabira ka twagira imana bakabiduha kereka nawe udufashije wenda ukaba wadufasha muri ubwo buryo n'abandi badufasha kandi aka kazi tugafitemo uburambe ntabwo byakunda twagakora boss ntabwo byakunda njyewe nkoresha abakozi bari muri kampani yanjye hari kampani mwigeze mukoreramo boss na kampani turakorera ariko kano kazi tugafitemo uburambe uburambe bw'imyaka ingahe kuva twavuka se ko twagakoze wagera no mu nda za ba mama twarakakoraga ese wize amashuri angahe wowe wize amashuri angahe nize bosi amashuri abiri mu wa mbere no mu wa kabiri kandi kano kazi nkafitemo uburambe reba intoki zanjye ukuntu zabaye mu wa mbere mu wa kabiri primaire cyangwa secondaire mu wa mbere primaire abantu nkamwe ntabwo njya mbakoresha kubera nkamwe ntabwo njya mbakoresha nta mu mutwe muba mufite ahubwo weho ushatse waba wigendera akazi kawe nagahari ariko ufite imbaraga imbaraga ntabwo ari zo zikora kandi nakora boss imbaraga ntabwo ari zo zikora hakora mu mutwe wewe uba wigendera akazi kawe nagahari nta mahirwe ahari
wize amashuri angahe basi turebe ko rwose ngiye rwose sinkubeshye nagarukiye mu wa gatatu primaire ariko igihe maze nkorera aka kazi nta kintu na kimwe cyane mu wa gatatu primaire yego nawe ukurikira uriya musore nta kazi gahari kanyu mwigendere mwigendere oya mwigendere sha mwigendere ni muri kuntera umwanya mwebwe muri kuntera umwanya mwigendere rwose ntago byakura nabaye gute abantu bize tutize tuzabaho gute niba mugende mujye kubishanga kuragira ihene mugende muragira ingurube hepfo y'umushaka oya ntago byakura duhaye amahirwe y'uyu munsi ukareba byibura ukanatugerageza amahirwe nayo njye ntago njya nkoresha abantu batize batazi no gusoma mwigendere mwebwe nta kazi kanyu gahari mukomeze mugende rwose nimuzanagaruka ahangaha mwigendere njye ntago njya nkoresha abantu batize batazi gusoma gusa mwebwe mwazangeza ku kiko mwigendere pe nimbe bizanavamo boss turongeye turahura hasi wowe habuze n'ubu ngubu pe na n'ubu ngubu biba byanze akazi n'ubu igihe wahere nturabona akazi ndakabona no kuri boss wafasha no kuri mbabarira ufashe ubuzima bwanze rwose ubuzima bwanze akaza ko ariko kose wamana agakora n'ukuri harya ngo ubu kuva cyagiye nta kazi wari kuva cyagiye nta kazi ndabona inzara ni yose kumbora se nkawe wakora iki koko ko nkomeje kubitekereza ngo sinabona ikintu wakora akaza ko ariko kose wamana agakora boss niyo wamba ko kujya ngenda nkubura nagakora kubura se ubuye gukubura nabwo ntubashe gukora ariko harya ngo uzi gukora amasuku akazi kose wamana agakora n'ukuri kose amasuku imbwa uyifite najya nyikorera amasuku nkayoza nkayiryamisha mbega ibintu byose nayitekera si koko ariko nta kundi n'ubundi ntunze n'imbwa n'ubundi nayo ndayigaburira ntawe waza ukaba n'indi nkayo n'ubundi mwese nkabatunga kuko n'ubundi nta kundi kuko isuku yo ndabona ntayo wakora ariko sinabura ibyo wacya gupfa gukora ngaho shorera jya imbere pe ntabwo mbizi ariko se ubujya ukaraba koko mana we ndebera ke nabonye akazi ubu se ndabuwande koko ngewe ariko uko byagenda kose ngiye kubakurikirana aho aciye hose ndagenda mpareba uko naraburije mbona ngiye kuburara nzajya ngenda anyihera ibyo kurya ubundi nitahire ko ndabona nta kundi pe Oh, sheri karibu.
karibu sheri uvuye ku kazi. Mbese ku wicaye bimeze bite ko mbona wari umeze Nari ngutegereje ni karibu. wari unekereje Nari bikaje ba wicaye. cara ngo None se sheri ko wagiye mu kazi wenyine. cara Ukabuzanye n'undi muntu utegiwe. dore umuhungu murabona maze iminsi mbona hari ukuntu bitari kugenda neza ntaho unaniwe ariko nabonye hari ibintu yagufasha ni muri urwo rwego rero navuze ati reka muzane nkuruhure umunaniro nsanga ufite hano mu rwabo imirimo myinshi nanjye maze kubibona ubu unaniwe ni ukuri pe ariko azajya agufasha utuntu uzajya umwereka utuntu azajya agufasha kugira ngo nyine ibintu birusheho kugenda neza nawe urabyumva. Nase sheri ko mbona umuntu ameze nk'umusongareri ubu koko yashobora gukora iki? Ni ukuvuga ngo uyu muhungu azajya agufasha mu bintu byo mu rugo bisanzwe nk'amasuku mbona amasuku arakuvuna ariga imirimo ya mu rugo ndayizi azajya agufasha dore urabona ko ari umusore ntacyo atashobora ibyo wamwerekera byose yabikora uyu nguyu yabikora. Ako sheri nawe uvuga kati urabona uyu muntu atari marina yitembeye urabona ikintu yabasha gukora mu rugo ari ikihe wenda niba umuzanye ngo atwibere ibyo ndabyumva kuko urabona ko nta kindi kintu kimugaragara uretse kuba yaba umujura. Mabuja waya ntabwo naba umujura rwose. Ceceka po hano uje gufata ijambo wowe umva mubwire uyu muhungu urabona nubwo asa n'abasa n'ingegera ariko ntabwo ari ingegera gusa ni ubuzima bubi icyo wamwereka cyose yagikora n'uyu mwanda ugashira yagira hano habari umva we hano haba isabune hano nta kintu kitahaba ibijyanye n'isuku iryo vu rigomba kugushiraho urumva ibyo wamwereka byose yabikora naho ubundi gusa nabi gutya ubuzima bubi. None se sheri mba mbizi ukuri umutoye ko uyu musore uretse umwanda w'ubuzima bubi w'ibiki n'umwanda biraho ariko ntabwo bikomeye nta kintu atagufasha urabona uyu nta kintu atagufasha ukagerageza no kuruhuka ariko ukajya umbonera umwanya ntacyo. Oya pe sheri uyu muntu wapi pe ndabona nta kigenda kiwe arasa nabi aranuka mbese wagira ngo uturaga mu bishimbe nduye. Ariko se ibyo nakubwiye wabyumvise ni ukuri madamu gerageza worohe ese we nta nubwo imirimo yawe ntibikubangamiye? Kuba imbangamira yambangamiye ariko ntabwo umuntu nk'uyu nguyu wari uwo kumfasha imirimo gusa kuko uyu nguyu ubu urabona yamfasha iki koko? Ibyo nibyo uri kureba inyuma basi gerageza kwirengagiza ibyo ureba inyuma bazabanza umugerageze urebe ko ashoboye ibigufura ni ibintu birashira afuze kabiri umwanda urashira si uba ufite isabune hano amazi naba hari muri uru rugo uyu mwanda urashira rwose pe ariko yagufasha kandi nawe uzangurira dore ndakuzi dore utangira ufite inoze ariko uzangurira ndakuzi. Sheri ntabwo mbyemeye pe uyu muntu ntabwo ari kungwa ku mutima rwose sinkubeye ukuntu asa byonyine isura ye imyambaro ye urabona ko nawe atari umuntu wo kuzana mu rugo nk'uru sheri ariko ubundi musore bakwitana Nanyita Kenny Mabuja. Kenny none se iwanyu ni Iwacu ariko wivuga unanyegera pe uri kumbangamira gerageza we kunyegera. None se wabaga mu bishimwe cyane? Oya ntabwo nakora ibishimwe ahubwo ni ukubera nyine ubuzima bubi nari mbayemo maze igihe mpura na post musaba akazi ubuzima bwaranze. Ikibazo cy'uyu mugabo nawe sheri ntacyo utazanzanira nk'ubu ngubu kuko mana yanjye ubu se basi ngizere uzi gukora? Nimufashe ngewe nzi gukora kandi nzababera umwizerwa nawe. Uzi gukora iki? Imirimo yose ibaho nayikora. Ibyo bakubaza ujye ubisubiza we. Gufura, gukoropa, koza ibyombo, guteka, gusasa byose nabikora. Gusasa? Vuga imirimo washobora ko gusasa se gusasa wowe aho nagukuraga wararaga mu nzu. Wevuga ujye uvuga ikintu kizima mabuja wawe babashe kumva ibyo yaguha gukora si byo se? Navuga vanga amagambo yawe numvishe ibiri ugomba kubigabanya nibwo mwabasha gukorana neza. Rero ibyo nakubwiraga urumva ko n'ikinyabupfura ntigikeye. Sibyo nahoze nkubwira. Nabikubwiye nkimubona ntabwo nigeze numva nkuje nawe. Ariko ntacyo ubwo ariko wabihisemo nta kibazo reka nkomereke mwakira. Sheri ntabwo ariko nabihisemo. Nuko nabonye ko bikwiye nyumva.
uyu ntabwo ari murumuna wanjye, ntabwo ari mubyara wanjye, nta n'icyo dupfana. Njye nabikoreye kubona ko bikwiye, kandi nawe ni uko uzabibona pe, uzabibona ni uko. Gerageza udohoke kandi wumve ko ni ibintu bisanzwe mu buzima bwa buri munsi. Urumva sha? Ibyo azajya akubwira ujye ubikora, kandi uwo mwanda ubona ko ari kukwinuka ugomba kugerageza isuku pe. Ugomba kugerageza isuku ugasa neza. Urabona nyukubuja arimo arakunenga umwanda, kandi narabikubwiye ntabwo ubuzima bubi ari bwo butuma ugira umwanda, ahubwo ni uko byarakokana, ariko bizashira hano. Hano iyo wahageze ibintu by'umwanda birashobora ibintu hano bimeze neza. Okay, ni ukuvuga ngo n'amasaha amaze kungerana, nari muzanye ngo mugushyikirize buri saha nabona zimaze kunyegera, ariko ngire umwereka amazi akarabe ase neza. Ariko nanjye amasaha yanjye urumva ashaka guha amazi ukarabe mwereke n'ibindi, sibyo se? Dore sha bose nuko ujara arakwitaho, dore arakwereka amazi ukarabe, dore turi kumwe. Ndaza kugaruka mbona watangiye kumumenyereza. Mama sha buriya mabuja njyewe kano oya ntunyegere rwose ndakwinginze, kubera ko uri kumbangamira, ubu nabangamiye mu buzima mabuja uretse mubwire. oya winyegera ndakwinginze. Njyewe kandi nuko burya ari ubuzima bubi ndimo bwatumye mera gutya, sibyo? Ariko njyewe kamubwira, ninjye muntu uvuka mu karere ka mbere k'abantu bagira urukundo, sibyo? Njyewe rwose nzajya gukorera buri kimwe cyose wifuza, kandi uzanyishimira. oya ubwo bugambo bwawe naburambiwe n'umunuko wawe ufite. Haguruka ubanze ujye gushaka aho ukura amazi, ubanze basi unakarabe. Mabuja njyewe icyo mubwiza ukuri no kukuhagira nzajya kuhagira. Ariko ubundi urumva cyangwa ntabwo wumva? Nakubwiye ngo haguruka ujye gushaka amazi ukarabe. Ako mana yanjye, umugabo nawe ntabyo atazanzanira, nka buriya kiriya kuko yagitoraguye hehe. Aha Kado Karame mabuja, niba wamaze gukaraba reba imyenda iri aho mu cyumba, ku buriri buhari muri icyo cyumba cyo haruguru gikinguye hari ipantaro y'ikoboyi n'umupira w'umutuku wanditseho imbere, uyambare ubundi uze nkubwire. yego ntureba kare kose se, reba ukuntu ese nk'umusore mwiza, urabona udakeye? uriya mabuja njyewe nari nakubwiye ati ngo kubera ubuzima, ariko kuba mwiza aho mbizi ko ndi mwiza. Ni ukuri pe, uwo musore mwiza biragaragara. Niba ugaragara ku isura nako ku mutima mwiza. Ku mutima wo ndi mwiza kurenza uriya icyakubwira. Mabuja rega njyewe ndabizi ko ndi mwiza. Ni ukuri biragaragara. Izi abantu bamaze kumbwira ko ndi mwiza, ariko Imana irangiza twahuye. Umva ubu njyewe rero ngiye kujya nguha keya, mushyuhiriza amazi, nze mwoza ibirenge, ahantu hose nzajya mwoza rwose. Ntuzongere kugira ikibazo, nta nubwo uzongera kwijyana muri dushe ngo witere n'amazi. Nibibaho njyewe ndagusezeranya ko ngiye kwitaho kurenza bosi. Ntabwo byakunda. Njyewe ndabizi ko nabishobora. Aka kanya aho ntabwo byakunda, reka nkubwire impamvu. Umugabo wanjye turakundana kandi tumaranye igihe. Rero wowe ntabwo waba ushaka akanya ngo ubwe ugiye kumusimbura, ubwo se wamusimbura mu buhe buryo? Ariko mabuja urabona ko ndi mwiza kurenza umugabo wawe. Oya ntabwo waruta umugabo wanjye. Njye ni telefone. Oya ni telekomande niyo televiziyo hariya. Televiziyo urayizi? Oya ni ubwa mbere nyibona. Aka rero bakita telekomande niko kayikoresha. Ntabwo ushaka nko kureba amakuru, ushaka nko guhindura iyindi shene, cyangwa se ushaka kureba filime. Ariko burangiye kamubwira, njye nakubonye numva none umutima wanjye wise wuzura ibinyamuneza. Umva nkubwire shaka do,
rero nakubwiye ntabwo ndi kadogo. Oya uri kadogo ubu ngubu kuko ninjye mabuja wawe uri Ariko kubyumva nakubwiye ko ahubwo ndavuze ngo haguruka ujye gufata ibyombo byose nyamara mabuja nushaka kubitekereza. oya jya wumva ibyo nkubwira haguruka ujye gufata ibyombo byose Nushaka kubitekerezaho nakwitaho bihagije njye. oya jya koza ibyombo niko nakubwiye ariko Ariko ushaka basi- gutinda kumva Basi ujye unyitaka. yego Kenny ngaho ujya koza ibyombo mbega umuhungu mwiza namurebaga mu byenda bishaje ukuntu yasaga nabi ukagira ngo ni mubi ariko arakarabye mbona arakeye nyamara buri muntu amufashe neza yanakora akazi kurusha bosi we ni ukubitekereza Sheri karame sheri ese ko umuntu uramukiye mu masoko bimeze bite uramukiye mu masoko uko nakuzaniye umuhungu uzajya ugufasha ntabwo arabyuka ashobora kuba yarananiwe yaracyaryamye ngo ntabwo ntabwo arabyuka namuzanye ngo ajye gufasha ese aho zigeze yagiye mu kazi ntabwo yari yabyuka ari njye nawe uba ugomba kubyuka ubu yakagombye kuba yabyutse yakorobye yagize ibiki uriya n'umunyacyaha utamukoresheje yazagukoresha niko bamera bahaga vuba baharuka vuba bisaba ngo umubane seri mbese ari he araryamye aracyaryamye kadogo 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 bayo tebuka tebuka cyaryamye wowe ntasubira bari bari dore nimbonera mbi kandi niko Ari boss. ubwo uributa bari hano icara dahagarara wicara wicara aya masaha ahageze dore saa 12 zirageze nyoko buje abyutse ari mu masuku nakuzanye ngo ujye umufasha none reba aba yaramutse zinduka ukiryamye vurema sheri narabikubwiye ngo uyu muntu nta cyizere mufite ngaho nawe reba igihe aba abyukiye ese burya shaka sigaye wambara n'imyenda yanjye sheri iyi myenda narebye urabizi ko yaje nta kintu afite yego narebye mbona nta wundi mwenda uri hano wamukwiye ngo wayuhaye yego ageze aho nyambara imyenda ikintu yambaye yego koko nibutse ko nakizanye cyambaye ibintu by'ibisarubeti ntamenye ibyo ari byo ariko nta kundi ngiye mu kazi ugerageze usubire ku murongo ibintu cyo kubyuka nyuma ya sobuja ntabwo mbishaka urumva uba ugomba kujya ubyuka mbere tukabyuka ibintu byose hano bimeze neza wabitunganyije sinzongera imirimo kuyisanga yo kubuja ayikora sibyo ndagiye mu kazi naho nawe gerageza umwiteho sibyo mwiteho kandi ujye ugerageza umwereke ibikwiye byose kandi witeho sibyo teke ya akazi keza ugende neza imana ikurinde sheri yego nata bye yego numva sha Yego boss. sawa turi kumwe ubaye nyakubusha Yego boss. sheri bye bye sheri None se murabujamye kuki? genda ufate amazi ubanza ukorope inzu uhanagure n'ibirahure hariya hari n'imyenda idafuze nayo uyifure ubundi mukaniteke sambwe ko imirimo yose izi Imirimo yose ndayizi. yego Ariko mabuja hari ikintu ushaka kukubwira. ni igiki Ntakikubwira uko twicaranye mu ntebe. njyewe nawe twicarane mu ntebe ok ntacyo reka byubahirize numve ngacara umbwira Muri akamubwire nawe mabuja. Nubwo boss ari we wanzanye mu hano ariko njya mbona mudakwiranye. kubera iki Kubera ko bose ariko njyewe kamubwire nishobora kukwitaho narabikubwiye ati njye nakwitaho kurenza umugabo wawe sibyo hari igitekerezo narifite ni iki nakunda umugabo wawe twagira ukuntu tubigenza bikarangira ubundi njye nawe tukibanira ko njyewe nzakwitaho bishoboka yewe mfite urukundo mvuka mu karere k'abantu bambere bagira urukundo umva nkubwira wa muhungu ushobora kuba ugira amagambo menshi haguruka ujya mu kazi ibyo tuzaba tubifatira igihe cyabyo haguruka nyamara mabuja nushaka ubyigeho oya genda ujye mu kazi ni ukuri nushaka ubyigeho akagabo kawe mbona kadashoboye jya mu kazi tuzaba tubivuganaho ikindi gihe
ewa uriya muhungu ni bogari tu, ariko ubundi ko bose yamaze kugenda wamubwira akaza nkamutega amatwi nkumva ikintu yashakaga kumbwira, buriya ntabwo cyaba ari ingirakamaro. Reka muhamagare aze mutega amatwi. Kenny, karame mawuja, ngwino umbwire bimwe washakaga kumbwira. Banguka. Ngaho icara hano umbwire. Mbwira ngo uteze amatwi, washakaga kumbwira iki? mawuja, icyo nashakaga kukubwira, uri mwiza pe. Sigaye ndeba amaguru yawe, Oya se buhoro buhoro. wumva umubiri wandise usheshe mwiza. Ni ukuri uri mwiza. Icyo nashakaga kukubwira Cyonyine ni ukongera nanjye kwiyumvamo pe. Wagira nawe Imana yari yarandemeye. kandi ibyo bintu ntabyemera. Umva njyewe nkubwira, nakubwiye buriya uzi ko nzi no gukora massage. Kadogo nawe ntugakabye. Mawuja nakubwiye nitwa Climax, njye nagukorera massage ku buryo no mu isi aho uzajya hose nta muntu uzagukorera massage niyo nagukorera. Oya urambeshya ntabwo ibyo bintu nabyizeye. Usibye mu Buhinde gusa. Massage nagukorera niho nabyigiye. Rega nubwo wandebaga kuriya bwari ubuzima, ariko njyewe narize neza ibintu bya massage. Kambanze nkukorera massage banze wumve. Njye ni ukuri ndagukunda, ni ukuri kangukorera massage. Nta kibazo ngaruka. Icara. Manuka gacinya gamere. Urumva bitaba bimeze neza. Cyangwa neza ukorera massage. Mbanze nkore kakandi kaha mu misaya, kakandi gatuma mu mutwe haruhuka, unatekereza neza mukora ikigabo cyawe hari ibintu byinshi kitari cyaraguhaye. Sheri?